Haleluya, Yesu ashimwe. Ngiye kubasuhuza mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana n'abane namwe. Mugire umunsi mwiza. Nje kugira ngo tuganire ukuntu mw'abavandimwe mwe ushobora gukora icyaha kikagiraho ingaruka ku bantu bawe bose bagukomokaho. Kuno hari ukuntu abantu bakora ibyaha bikinira, wa muvandimwe we ugakora icyaha wumva ari ibintu biraho, warangiza ukajya kubona ukabona umwana wawe, umukobwa wa umuhungu wawe ahuye n'ingaruka z'ibyaha wakoze. Hano turi ababyeyi twarabyaye, hano harimo n'abagiye kuzashaka bakabyara, mw'abavandimwe mwe. Iyi Mana dusenga dukorera ifite ukuntu iteye, ndagira ngo ni ukuri iri sengesho ntugende utaryumvishe. Tugiye kurebera kuri Dawidi ukuntu yakoze icyaha, Imana ikamubwira ijambo rikomeye kandi na n'uyu munota iracyamugendaho kubera icyaha yakoze. Nabaye nk'ubikomotozaho mu isengesho twakoze, ariko sinahatinda cyane. Turi muri aya masengesho ya 21, ndagira ngo aka kantu kajyanye n'ibyaha biri gukorera Imana wongere utekereze inshuro ya kabiri. Nkora mbabwira ngo ku Mana icyaha ntabwo ari gatozi, ntabwo ari kimwe n'uko ujya kwibaba leta ikagufunga wenyine. Ku Mana yo ntabwo ari uko bimeze, mw'abavandimwe mwe. Ku Mana icyaha ntabwo ari gatozi. Iyo Imana ikoreye icyaha irakukumba, mw'abavandimwe mwe. Hari ukuntu iyi Mana abantu bayivuga ngo ni umubyeyi, ngo ni mwiza. Nibyo, ntabwo Imana ari mbi pe, ariko hari igihe ukora icyaha Imana ikakireba ikavuga ngo nakwihanganiye muri byinshi, ariko iki cyose sinkihanganira. Reka dusome hano muri igitabo cya kabiri cya Samweli ibice 12, dore ku murongo wa 13. Nuko Dawidi abwira Natani ati nacumuye ku Uwiteka. Natani abwira Dawidi ati nuko rero Uwiteka yagukuyeho icyaha cyawe, nturi bupfe, ariko kuko wahaye abanzi b'Uwiteka urwitwazo runini rwo kumutuka kubw'icyo wakoze, icyo umwana uzavuka ntazabura gupfa. Natani aherako asubira iwe. Hanyuma Uwiteka atera umwana wa muka Uriya yabyaranye na Dawidi araremba cyane. Nicyo cyatumye Dawidi yingingira uwo mwana ku Mana, yiyiriza ubusa, yihina mu nzu, acura umuborogo hasi burinda bucya. Abantu bakuru bo muri urwo rugo rwe babibonye barahaguruka, bamuhagarara iruhande, bamubyutse ngo ave hasi. Aranga kandi yanga no gusangira nabo, maze ku munsi wa 7 umwana arapfa. Reka dusubire inyuma gato, dusome ku murongo wa 9. Ngo niki cyatumye usuzugura ijambo ry'Uwiteka ugahangara gukora ibyangwa nawe, wicishije Uriya umuheti inkota, kandi ugacyura umugore we umugira uwawe, kandi Uriya umwicisha inkota y'Abamoni. Nuko rero inkota ntizava mu rugo rwawe iteka ryose, kuko wasuzuguye ugacyura umugore wa Uriya w'umuheti ukamugira uwawe. Mwumvishe mw'abavandimwe mwe? Mwumvishe ikintu Dawidi yazize? Dawidi murabizi ko Imana yamukundaga, ntitubiziranyeho. Imana ikarinda ubw'imukura no mu ishyamba pe, igatuma umuhanuzi Samweli, uriya Samweli ni wa mukobwa, nanjye ni wa mukobwa, ni wa muhungu wa Hana. Wa mwana wa Hana burya yaje gutanga imbere y'Imana igihe yahigaga, niwe waje kuva muri ya muhanuzi abari ujya kwimika Dawidi. Igihe yajyaga kumwimika i Betelehemu kwa Yesayi, Imana iramukunda, yaramukundaga koko. Ariko Dawidi umunsi umwe aza gukorera Imana ikosa pe. Muri uru rugendo twese turakosa. Abantu bashyashya mukore subscribe, abo dusanga mwenda bakire mu izina rya Yesu. Muri uru rugendo turakosa bavandimwe, turakosa, ariko nkubwiza ukuri ko amakosa yose atangana.
hari abantu bagira imyizerere ngo ibyaha byose imbere y'Imana birangana, ariko niba imbere y'abantu bitangana, uwibye akaba adahanishwa igihano kingana n'uwibye, muragira ngo imbere y'Imana yo ntabwo igira ubutabera koko? Tutagiye kubeshya, ubu watutse umuntu bigahura nuko ukoze icyaha nk'iki cya Dawidi. Muvandimwe, ndagira ngo uyu munsi wongere wumve uburemere bw'icyaha, wumve uburemere bw'icyaha, wumve ukuntu iyi Mana dukunda, umubyeyi duteta aho twigaragura ku bibero bye, ariko hari igihe umubabaza nawe agafata imyanzuro ikakaye. Ejo muri twabikomotojeho by'ukuntu abami, murabizi ko abami bari bemeye kwizanira abagore bashaka pe. Nta kimana yigeze itwara Dawidi ku kintu kijyanye no kuzana abagore ashaka, ariko ikintu cyababaje Imana ni ukuntu ngo yafashe inkota akajya kwica uriya musirikare utari ufite urubanza. Ni uvuga ngo Dawidi ubundi Imana imurebye ibona yarakoze ibyaha bibiri, ariko hari icyo Imana yinyoye ntiyagiha agaciro. Iyo Dawidi akiza gusambana na muka Uriya akaberekeraho, burya Imana yari kubyumva nyine ko ari kwakunda umwami yemerewe abagore bose, nta Imana ntibikomeze kuko ikintu kijyanye n'umuco Imana burya nakiracyemera. Ikintu kijyanye n'umuco ndabyibuka turi kwiga teoloji, mwabiriya bihe bya kera bari bemereye kuzana abagore bashatse, ariko uyu munota ntabwo wapfa kuzana abagore batanu uri pasiteri ngo nuko ngo nawe ntabwo byapfa gukunda. Hari igihe gihe cyabo byemeye kuzana abagore benshi, ariko ubu ngubu ntabwo igihe turimo nyine byemewe. Bavandimwe, Imana aho ntacyo yari bumutware pe, kuko umugore bose bari ab'umwami. Ahubwo ikosa Imana imubaraho yakoze ni uko yahindukiye agafata inkota imena amaraso akajya kwica umugabo w'uriya mugore kandi arengana. Nicyo kintu cyababaje Imana. Bavuga ati niki cyatumye ureka kunyumvira ukancumuraho ugakora bene iri kosa rimeze gutya Dawidi? Iki kintu wakoze cyambabaje. Kubw'iyo mpamvu inkota nawe ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose. Ariko ijambo mwaryumvishe, abantu baza amateka y'inkota muzayikurikirane murebe ko yari yavamo. Inkota ntizavamo, kuko wicishije inkota nawe ukamena amaraso atariho urubanza. Nawe inkota ntizava mu muryango wawe iteka ryose. Inkota yica, inkota ntabwo ikiza. Bavandimwe, iyi Mana yacu ni nziza, no mubyeyi irababarira, ariko iyi Mana umenye kwigira arakara. Ikindi mwumvishe ikintu cyababaje Imana, bantu muri hano iki kintu mucyumve. Ikintu cyababaje Imana kindi nuko mutakumvishe ngo ariko kuko wahaye abanzi b'Uwiteka urwitwazo runini rwo kumutuka kubw'icyo wakoze, mujye mwirinda gukora ibyaha bitukisha Imana. Ibyaha bitukisha Imana mwakagira Imana mwe. Ibyaha bitukisha Imana. Mwabavandimwe, ibyaha bitukisha Imana, ibintu bitukisha Imana. Baba nkunda kubwira Imana ngo hari icyaha ushaka gukora Imana ikakwihangana n'ikitakwihanganira. Ngo Imana ni nyembabazi pe, ariko uzafata icyaha ugishyire ku karubanda izina ry'Imana ritukwe izakwihanganira. Ibyaha bitukisha Imana bizakwicisha. Mujye mwirinda ibyaha bisembura umujinya w'Imana, bituma bafata Imana bakayifataho ijambo. Babavandimwe, icyaha gitukisha Imana iki ngiki wakizira mu buzima bwawe bwose n'abazagukomokaho. None se uko Imana ivuze ngo kubera ikintu wakoze inkota ntizava mu muryango wawe iteka ryose, ubu abantu bazavuka nyuma bazize iki? Ko ari mujye njya mbabwira mugatangira mwitetesha. Iyo tuvuga za karande mukitetesha, muba mubona ibi bintu bibiri yivuga ibeshya. None se mu kuva 20 umurongo wa 4 aravuga ngo mpora abana gukererwa kwa basi, nkava ku buzukuru nkagera no ku buvivi bw'abanyanga. Ni ukuvuga ngo ikintu cyitwa amaraso ya Dawidi yose ari mu inkota. Ariko iki kintu muracyumva mu mwuka, muracyumva? Ni ukuvuga ngo umuntu wese uzavuka aturuka ku gisekuru cya Dawidi ufite amaraso ya Dawidi, inkota ibitse mu maraso ye. Inkota anytime yamwahuranye. Uko niko Yosuwa yafashe inkota ibika mu gitaka hari Yeriko. Aravuga ngo umuntu uzongera kubaka Yeriko nyuma yaho tuyisenye, inkota izagihita imwahuranye. Kandi nuko byagenze. Haciye iminsi umugabo w'i Betelehemu aza kubaka ahita arapfa. Ibintu byo mu mwuka ntimukajye mu bikinisha abavandi.
ngo wumve ngo uraho ngo Imana ngo inyimbabazi ngo amaraso ya Yesu ngo aranyeza. Baba, Imana iramubwira ngo kubw'ibyo n'uyu mwana noneho nkwereke ko ya nkota navuze igiye gutangira no gukora, iranahera kuri uyu mwana wanateye inda wanabyaye kwa Uriya. Imana niwe yahereyeho yica. Mwakagira Imana mwe. Uyu mwana azize iki? Ibintu mubamo ni ibiki? Iyo twirirwa twigisha karande tukavuga tuti mu maraso yawe reba nimba nta byaha birimo byakugiraho ingaruka, wihane mu mwanya wabo, ugire gute, wikuremo ibi bintu bigenda mu maraso yanyu bibi. Jambo ry'Imana maganya Yeremiya ibice 5:7 haravuga ngo badata bakoze ibyaha none ntibakiriho, none twikoreye ingaruka zabyo. Si iri jambo ry'Imana mamuri kurura mukaryumva, muraryumva ubundi ubu bavandi. Icyaha kumara ntabwo ari gatozi wicara ubizi neza. Kwiyisaha mu bije ushobora kuba warakoreye Imana icyaha kitukisha ikabika ikintu mu muryango wawe wose. Imana ibwiye Dawidi kubwo wafashe inkota ukajya kwica umuntu utariho urubanza, iyi nkota ntabwo izava mu muryango wawe iteka ryose, izabarimbura. Urupfu kwicwa n'inkota ntibizava mu gisekuru cyawe iteka ryose. Uyu munsi wa none ntabwo waba warazaniye umuryango wawe umuvumo. Uyu munsi wa none nta byaha ukora bitukisha Imana. Erega mureke mbabwira, umunsi twemera gukorera Imana, ukemera kubatizwa, ukemera kujya kurahira uvuga ko Kristo mwemeye nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bw'ubugingo bwawe, ukajya imbere ya kwa padiri ati waza shitani, yego ndayanze, n'ibigenzo yayo yose yego, nibyo duhendesha ubwenge byose. None so abagatulika baraguza bangana iki? Abagiterekera subangana iki? Mwarabatijwe mukabyemera. Ubusa barakora twagiye mu mazi menshi tukemera ngo twemeye ko Kristo atubera umwami n'umukiza. Abami wimitse mu buzima bwawe bangana iki? Izindi Imana ukorera zingana iki? Bavandimwe mureke babwira ibi bintu twirirwamo tuvuga za haleluya za biki byose, tudatekereza ko utu tuntu turakaza Imana tugatuma ihaguruka mu ijuru ikaza kwatura ikintu kibi ku buzima bwacu. Imana ni inyembabazi nibyo, ariko ntabwo imbabazi zayo zihoraho iteka nk'uko nguku. Hari icyaha ushobora gukora Imana ikavuga tumva narakwihanganiye, ariko aho ntabwo biri bukunde. Imana muzi ko yigeze irimbura abamareki ni abantu bari barigeze batangira abayisiraheli. Hano ni muri Samweli, naho muri bino bitabo bya Samweli nanone ituma umwami Sawuli kujya kubarimbura. Yabwiye ati uniyonka n'ingamiya n'amafarashi bose ubarimbure, kuko batangiriye abayisiraheli bari kwigendera bakanga ko bikomereza urugendo. None ndabyibutse, genda ubarimbure. Cyitwa umumareki ave ku butaka ahanagurika aveho byiteka ryose. Nese utwo twana twari turi mu nda twazize iki? Twari tuzi biri kuba mu by'ukuri ko byakurwaga n'abantu bakuru bazi ubwenge. Rero turatwana twazize iki? Utwari mu nda twazize iki? Ubu uyu muntu ushobora kuba arakururiye abana bawe umuvumo, ukazapfa ukabasigaraho. Bantu mutarabyara, bantu mutarashaka, nimushake mwigengesere, mujye mwirinda gukora ibyaha bibabaza Imana, kugira urubyaro rwanyu rutazahura n'akaga. Ubu si byo turi kuzira se? Iyo tuvuga ngo Mana ngo turitandukanye n'ibyo bakoze bo mu gisekuru cya 3, icya 7 n'icya 12, mwami turabihakanye, twitandukanyije nabo, turemesheje ikindi gisekuru cyo mu maraso yawe, ntituzongere kurondorwa mu maraso yabo no mu maraso y'ibitungwa bagiye bamena bari guterekera bari no kubandwa. Si byo turi guhangana nabyo mwisenje cyo kubohoka buri munsi, tubihakana kubera ko bakoze bibi, kugira ngo Uwiteka turebere mu ndorerwamo y'amaraso ye. Kuko turebeye mu ndorerwamo ya biriya bintu bakoze ababyeyi bacu nta mugisha yaduha. Usuri kumbwira ko umwana uzavuka aturuka kwa Dawidi, Imana itazagira ireba iya nkota buri munota, izajya ibona mwene Dawidi ihita ibona inkota hejuru. Ikintu cyo kugomera Imana ni ikintu kibi cyane. Wamenya wakoze utuntu turaho, ariko ikintu cyo gutukisha Imana ku karubanda. Mureke mabwire, nk'ubu si ndi umushumba, si urugero. Nageraga umushumba nkunda cyane, rero wambatije njya muri ADPR, mubyeyi ndusha abandi rwose, ndamusuhuje pe. Ndamusuje umubyeyi yitwa Ndushabande, baramuza abantu birusizi na za Nyamasheke. Uriya mubyeyi n'umubyeyi mwiza cyane. Yajyaga ahora ambwira, akambwira ati rero Rosine, ati dore ubumaze ko umukozi w'Imana ukomeye, ati abantu benshi bakwizereramo, ati umeze nk'umuntu uri hariya hejuru ku gasongero, ati ndakwinginze mwana wanjye, ati utazagira ikosa na rimwe ukora, ati kuko ugize ikosa ukora abantu bakaribona wahurutura imbaga nyamwinshi yakikubita hasi. Nk'ubwo ndamutse nkoze ikintu gituma abantu bambona nk'icyo ngicyo, murumva ntamera nka Uriya ntamera nka Dawidi, nabantukishije Imana.
mu by'ukuri twese turi abantu ntabwo bihakanye, umuntu ashobora gukora ikosa, ashobora gukora icyaha runaka, ariko hari ibyaha Imana itihanganira, nk'icyaha nakora kigatuma izina ryayo ritukwa ku karubanda, mwese mukabimenya n'abantu nasengeye kuva najya muri uyu murimo w'Imana maze mu imyaka 10. Nk'icyo ngicyo hari igihe Imana itakihanganira kubera ko nabayikojeje isoni ku karubanda. Buriya Imana ijya yihanganira ibyaha byo mu ibanga, ikabyihanganira pe, ariko ibyo uzanye ku karubanda abantu bagahita batuvuga ati ntihari umukozi w'Imana ati simureba icyo ngicyo Imana kirayitusha aho yicaye. Ubundi si igihe cyose Dawidi yari yarakoreye ibyaha ko Imana itari yarigeze yaturuye umuvumo mu muryango we. Ikindi kintu mugomba kumenya, Dawidi ajya gusambana na muka Uriya nta wundi muntu wababonye. Icyo kintu murakizi, muribuka ko kubera ko no kuntu amaze aba yubatse, umwami yaratambutse abona umugore ari koga, abona ni mwiza. Kubera ko umugore wese ari umwami, ntabwo uyu mugore muka Uriya ari kwanga ibyo umwami amubwiye. Kubusambanyi bwabaye hagati y'abantu babiri, ubwicanyi bukaba buturutse mu mutima wa Dawidi, akagambara akajya kwica, akandika urupapuro rwicisha. Yewe nkeka ko n'uyu mugore wa Uriya atigeze amenya ko nana ari we wicishije umugabo we. Ariko ndagira ngo mbabwire ko umugambi mubi wose ucurira mu mwijima, ucurira mu mutima wawe, nta muntu kureba, Imana yo ibikubona. Ntabwo Dawidi yigeze ajya ku karubanda ngo avuge ngo ngiye wishe Uriya, ngo ngiye kumwicisha, ngo ibicyoya. Iriya migambi yose yacuriwe mu ibanga, ariko Imana iri kuyireba. Bavandimwe, ikintu mujye mucyumva, uyu muntu ushobora gucura imigambi mibi kuri mwene so, ukakora imigambi mibi wiherereye, ukamugambanira kuri telefone, kuri WhatsApp, ugakoresha audio call ngo ntago bayihakinga, ngo nta trace babona, ngo nta audio watanze, nta message watanze. Ariko nyuma yuko ugambanira umuntu, nyuma yuko ugirira nabi kiremwa muntu kigenzi cyawe, nubwo nge ntaba mpari, apotre uri kungambanira ukangirira nabi, nubwo ijisho ryanjye ritaba ari kureba, yewe nubwo nta n'inshuti yanjye mwamwiciranye ngo irandebere rirambwira, ariko umenye ko ijisho ry'Imana riba riri kukureba, riba riri kukureba. Imigambi ucura yo kugirira bene so nabi, imigambi ucura yo kubabaza abagenzi bawe, ukayicurira mu mwijima, ukayicurira mu mutima wawe aho tutareba twebwe, Imana yo ibiri gusoma ibyo urimo byose kandi ikabikurikirana ku munota wanyu, uzabona ibizanye. Siho Zaburi si itubwirira ati urabikora nka kwihoro kagira ngo mpanye nawe, ti gitondo kimwe nzabinyuza mu maso yawe uko bikurikirana. Nibyo pe, nta muntu wakubonye uri gusambana na muka Uriya, nibyo pe, nta muntu wakubonye uri kugambarira umukozi mukorana, nibyo pe, trace zose wagerageje kuzisiba, uzisibye imbere y'umwana w'umuntu, urihishe, urikamufuye, ariko mu maso y'Imana systeme y'ijuru yagufashe. Gitondo kimwe Imana hagurutsa Natani ku buzima bwawe. Bavandimwe, nukuri po ushobora kugira ibyo duhisha nk'abantu bikemera, ariko sujye umenya neza ko Imana iguhoza wijisho. Ibyo wakora bibi kuri bagenzi bawe, Imana ibiri kukureba kandi ko bizakugaruka. Nta muntu n'umwe wari uzi ko Dawidi ari mwabiriya bintu, habe n'umwe. Agiye gutungurwa no kumuhana, haleluya, atungurwa no ko Imana ihagurukije umuhanuzi wayo, tibintu binebi wakoze. Dawidi arumirwa, avuga ati ko nasambaye n'uwo mugore nta muntu wari, ibintu n'ibiti. Imana irangije avuga ati noneho kikwereka ko ryasezerano mvuze ry'inkota mu muryango wawe itazavamo, reka mpere no kuri uyu nguyu noneho wabyaye kuri uyu mugore. Uyu mwana ntiyapfuye, siko twasomye, ariko muzi ko icyaha cyicisha. Uyu muntu tuzi ko ushaka warakoze icyaha, Imana igahita yica abana bawe b'abahungu batabarika kubera icyo cyaha wakoze ari ikindenga kamere. Uyu muntu tuzi ko ushaka gukorera Imana ikintu, akazi wari uteganyije ugahita ukabura. Ubundi umwana ubu tuva mu buryo bw'umubiri aho twinjire mu mwuka. Umwana ni isezerano, twiye tuvuga ku bintu bijyanye no gutwita, kwirose utwita bari isezerano n'ubutwite. None se ubu nta bantu bagiye babyara amasezerano yabo agahita apfa? Ntabo se, nta bantu babonye urugo ntibarumaremo kabiri, se nta muntu wabonye akazi ntakamareho kabiri, nta muntu wabonye imodoka ntayimarane n'imyaka ingahe se? Rega buri gihe cyose ntabwo bari abarozi baturoze mwabavandimwe mwe. Samuteyimana n'igihe n'ibyaha byacu bitwicira abana b'abahungu. Nukuri buri gihe ntago ari umwamurozi. Ngende kugerageza kubakangura muri aya masengesho kugira mukanguke, mumenye ko buri kintu cyose atari umurozi uba wagiteye ku buzima bwacu. Bishaka kuba ari ukutumvira abakozi b'Imana, bishaka kuba ari ukutumvira Imana, nkuko kose nkuko Dawidi nawe yatambikiraga kuri cyaha kibabaza Imana, Imana igahita imarira inkota mu muryango. Uyu muntu utazi ko ushaka kuba arabuza amahirwe yo kujya i Burayi kubera icyaha wakoreye Imana ikakireba ikumirwa. Aya manota uyu muntu ubungubu urabizi ko umwana washobora kuba yarabuze buruse kubera wowe
wa mubyeyi we bite n'ibigeso ukora Imana igahita iza ikavuga ati kubw'iyi mpamvu sha nta mwana wawe uzarenga Mutaro, nta mwana we guhera uyu munota uzarenga Mutaro. Mureke mbabwira ikintu bijyanye n'ibyaha n'ibyo kwitonderwa. None ibyaha bituma Imana itukwa. Si mwayobotse y'Imana. Nutukisha Imana abantu bakabimenya. Ugatukisha Imana yewe n'umuntu umwe akabimenya. Uzamenye neza ko uwo munsi hari ikintu kizakubaho gikomeye. Umwana wa nani arapfuye. Azize iki? Icyaha cya se. Si cyo umwana azize. Si cyo umwana azize. None ikintu gitangaje hejuru iyo uhereye kuri iki gice cya 12 cya 12 ku murongo wa 7 utangira wumva ukuntu Imana yabwiye Dawidi ngo sinjye wagutoranyije ngo ube umwami w'Abayisiraheli nkakurinda ibi nibi. None kuki ukoze ikintu kimbabaje? Bigamije mukunda gusoma biri haba harimo ibintu biryoshye. Umwana apfuye kubera icyaha cya se. Reka mbabwire uyu munota ashobora kuba umwana we ko batari gushaka ari kuzira wowe wa mubyeyi we. Ntabyo vuga ngo umwana wanjye Mana mumpera ubukwe kandi ubwo Imana era muri system ikabona impamvu adashaka ari kubera icyaha cyawe. Kirwa uvuga ngo umwana wanjye ngo nditwara nabi bwahe ko arengana ko ari gihe wenda ari icyaha cya mama we yaba ari kuzira cyangwa cya papa we. Mwababyeyi uyu munota ukaba uri kubura amahirwe runaka kubera ibyaha byawe, umwana w'umuhungu akaba ari gupfa kabubura amahirwe runaka kubera ibyaha ukorera Imana. Imana yarababaye kavuga ati kubw'icyaha wankoreye sha umva aka kazi nta kuzigera ubona, ntuzigera urenga kuri iyi ntera, ntuzigera uva aha ngaha kubera ibyaha ukunkorera bikambabaza. Reka uyu munsi wa none twirinde gukora ibyaha bitukisha Imana. Iyo ushobora gukora icyaha bibaho kuko ntabwo turagera mu ijuru. Ikintu mujye mucyumva, hari abantu babarakore bashaka kumera nkaho bageze mu ijuru kandi tukiri ku isi. Uracyambaye umubiri n'amaraso, uracyambaye umubiri ukenera kurya, ugakenera iki. Birashoboka ko ushobora gucumura pe, ariko wacumura bwose. Icyaha gitukisha Imana abantu bakakimenya, icyo ni icyaha kibi cyane. Icyaha kibi cyane. Kibi cyane. Cyaha gitukisha Imana ku karubanda. Herego urumva byahise bimenyekana nyuma kubera ko none se urumva uwo muntu yandikiye ngo yice Uriya, urumva atarasomye urwandiko se, none se we yabuze uwabibwira. Bavande ni ukuri uyu munsi bamaso umenye neza ko ibyaha ukora bishobora kukwangiriza umugisha w'ubwawe n'abana bagukomokaho, cyangwa umunota mukamufite umuvumo uturuka ku by'Imana, ku bintu ababyeyi bawe bakoreye Imana wutabizi. Uretse Yesu Kristo, niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umuntu uzizera ngo azahita abonerwa mu ndorerwamo ya Abrahamu abone umugisha. Imana irebye mu misekuru by'aho dukomoka, rega n'utu tugisha tubona tudutonyanga ntago twatugeraho muvande. Imana irebye papa wawe hanakomoka cyangwa mama wawe ikaraba mw'ibyo bisekuru ibintu bagiye bakora, ndababwiza ukuri ko no kurya Imana itarari tugaburiye ko n'agahenge dufite ari imigisha ituruka hehe, kuko twizeye Imana. Imigisha twaba dupfa kuyibona bivuye kuri Abrahamu, kuko Imana yaramubwiye ngo mw'isi yose nimwe abantu bazahererwa mu mugisha. Nimwihane ibyaha mubwire Imana ibabarire kandi muhagarike gukorera Imana ibyaha biyibabaza. Uyu munsi none abana banyu b'abahungu itabamarira ku nkota mwakabyaramwe. Uyu muntu utashaka kuba hari amahirwe yawe yapfuye kubera icyaha wakoreye Imana ikababara. Ashobora kuba ari umugisha guce mu myanya y'intoki kubera icyaha wakoreye Imana ikababara. None uyu mwana w'umuhungu apfuye azize iki? Si icyaha cya se. Icyaha cyawe gishobora gutuma umugisha utinjira mu biganza byawe. Icyaha cyawe gishobora gutuma umwana wawe abura amahirwe runaka. Icyaha cyawe gishobora kukunyagisha muvandimwe. Turi abantu nibyo, ariko nanone iki kintu ugishyira mu mutwe. Ujye uhora wibuka Dawidi n'umwana w'ukuntu bapfuye, uyu mwana yapfuye azize icyaha cya se. Muvandimwe uyu munsi wa none kandi uyu mugabo Dawidi ngo yarasenze arapfukama yinginga Imana. Imana amubwira ati wapfi, ntabwo umwana yabura gupfa kubw'ibintu wakoze. Muzi ko hari igihe ukorera Imana icyaha ugasenga, ariko ibyanze bikunze ko Imana yavuze kigomba kuba n'ubundi kikaba. Imana iyo yavuze iba yavuze. Dawidi yararambara asaba imbabazi biranga, umwana aranga arapfa.